dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, weho umukunzi wacu ubana natwe 5 kuri 5. Dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye, ibyo bigiriweho mu buzima. Ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burushe kugenda bumererwa neza cyane. Njye wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo, nguhaye kaze mu kiganiro. Babwira ko uri bazina wanjye ahubwo. Ubu nicaranye na Theo. Imana ishimwe. Kuri kamera hari Theo no kuri mikoro hari Theo. Gusa Imana ni nziza Theo. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi ariko ngira ngo umunsi wari uyu. Imana yabitekerejeho. Wari umunsi wo kugira ngo duhure nanone. Duhure na bene data twari dukumbuye. Imbere ya kamera ntekereza ko ari ubwa mbere abantu bagiye kumbona bamwe, ariko kandi hari n'abandi bamenyereye kuri kamera. Reka mbanze n'abasuhuze babwire ngo ndanabakunda. Nkunda abantu b'Imana kandi Theo nanjye ndabukunda. Urankunda? Ndabukunda kandi agiye nkunze umuntu ndanabimwereka. Agiye buriya Imana niducira inzira nimvuga gutyo. Kubwira umuntu ko umukunda gusa ku munwa mbona nta rukundo ruri. Burya rero banavuga yuko burya niba ari ikintu kigora umuntu, nanone ni ibintu bitatu. Yego. Ndagukunda, Yego. ndakubabariye, Yego. ikindi ndakibagiwe. Ariko kumva dufate kuri ivyo bibiri. Undi ijambo ndagukunda ni ijambo rikomeye. Ariko kandi nubwo rikomeye, Yesu ubundi ngo nta wundi mwenda yadusigiye uretse urukundo. Rero ngira ikibazo muri iki gihe cy'iminsi y'imperuka. Abantu babeshya abandi ko babakunda ariko nta rukundo bafite. Ni nkuko babigera Yesu ko bamukunda ariko ukasanga Yesu baramwihakana. Ntabwo ushobora kumbwira ngo urankunda, ubundi urukundo ni urudonera, ni urutanga. Uzi ukuntu Bibiliya yavuze? Yohana 3:16. Yego. Imana ubwayo ni urukundo. Yego. Bibiliya iravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, Yego. ngo byatumye itanga Fils unique, donc umuhungu wayo. Mu gifaransa niko bavuga ngo Fils unique, umwana wayo w'ikinege, ngo aza kugira ngo umwizera uzizera uwo mwana wazabona ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo urukundo ni urutanga. Yego. Rero ndavuze ngo ndagukunda. Rero mu bintu numva nazaguha Imana iciye inzira. Yego. Theo uri bazina kandi uri umugabo nkunda. Ntabwo njya kukugabira kuri kamera kandi kubibwira abantu. Buriya ndamutse mfite inka umuntu akaguha inka, ari umuntu abaguha inka. Wari uzi ko inka ishobora kujya mu mufuka? Cyane rwose. Wari uzi se ko inka Cyane rwose pe, cyane ko izi Kigali ni mu mufuka. ishobora kujya muri envelope, ishobora kujya kuri konte. karagaciyemo. Rero shiti yanjye, murakoze kuduha ikaze. Theo, ubundi mu buzima busanzwe ho wari umeze ute? Meze neza. Nubwo ibihe n'iminsi bigenda birushaho kugenda bitugora, ariko nabwiye abantu ejo hari ahantu nagiye kwigisha hamwe, ndababwira ngo mureke turwane ikigabo kuzageza umwuka ushizemo. Yego. Nabaye icyigisho gikomeye, mbaho urugero rwa equipe nationale du Rwanda. Ejo bundi yarakinnye iravunika ku rwego rwo hejuru cyane. Yaravunitse team nationale du Rwanda bayita Amavubi. Yakoze ibintu bidasanzwe, yakinnye na Liberia. Libya. Barakinnye kugeza ku rwego tubotse igitutu. Libya tubotse igitutu. Umunyezamu wa Libya yakuyemo icyo bita sefu zigeza muri 3. Mbese bari bamwokeje umuriro, bamucanye mu yandi magambo, bamucanye umuriro cyane rwose. Ntabwo Libya yigeze igera mu izamu ryacu inshuro wenda zirenze 3. Urumva twari twabarushije. Ariko umuzamu wavunitse amenya kurinda izamu rye ku buryo nta gitego bamwinjije. Yari ari ku rugamba, yabonaga ko urugamba rutoroshye. Yego. Mu yandi magambo urugamba rariho yarubereye maso, yarinze izamu rye. Yego. Dore rero ikibazo nibaje, ko uyu muzamu w'Amavubi Ntwari Fiacre ntabwo bigeze bamucanaho umuriro, nta mipira yafashe.
izamu rye yaravuze ngo araririnze. Kandi ntabwo yigeze aterwa n'ingabo zidasanzwe. Imvuga ingabo zidasanzwe tuvuge na adversaire wabo, ntabwo bamushotaga amashoti menshi, ariko agashoti kamwe kaje kagiyemo pe, kajyamo kaza kigendera. N'umwana warobye w'umuri biya n'umuhungu mugufiya wari ugiye n'amanasimbuye aradusuzugura. Byarambabaje. Uzi icyigisho nakuyemo? Icyigisho kivuga ngo Imana iturinde kuruhira ubusa. Equipe nationale yaruhiye ubusa. Uzi impamvu natekereje icyo kintu? Nuko abahungu b'Amavubi bararangije bararira, batekereje imvune bavunetse, ntibabonye umusaruro. Satani ni umugome. Abakristo benshi mwitonde, nababwira iki kintu. Satani uzi ko ahengera umuntu ageze ku iherezo, yarangiza akaza akamwiba ikintu cyitwa iby'agaciro yaragiye kugera igihe cyo guhembwa. Rero Imana idufashe, iturinde kuruhira ubusa, ku buryo rwose niyo bajya mu mibare mu bintu by'umupira, hari abo bita Barigani na Kwizera Jean Claude baba bari gusesengura ibijyanye n'umupira. Mwihangane bene data, ibintu byose biba mu isi n'imfashanyigisho. Yego. Urumva bumva imibare yahise irangirira aho ngaho. Ubu niyo ngo batsinda Nigeria, sana tweseriye nta gishimishije, nta kiriho, there is no value, nta gaciro bigifite. Kubera iki? Banze kuba maso, baravunitse n'ibyo, ariko ntibarinze neza izamu ryabo. Reka mbwira abantu badukurikiye, ari nko kubaha welcome. Tugiye kuganira mu kanya. Theo, ndetse nkabanza gasenga. Ubundi nicyo nari ngiye kugusaba. Mwuka n'umwe. Yego. Tugushimire mwami wacu. So mwami wacu Yesu, wowe mugenga bihe byose. Ni wowe uyobora abami, abakomeye n'aboroheje. Ndagushimira yuko waduhaye ubuzima. Hari abantu mu kanya bagiye kujya Rusororo gushyingurwayo, abandi Nyamirambo, abandi ahantu hagiye hatandukanye hari amarimbi mu Rwanda. Hari abagize ibyago bari mu marira, hari abarwaje ababo, hari n'abandi mwami bari mu birori umunsi ni kuwa gatandatu, bamwe barishimye abandi bari no kurira. Ariko umuririmbyi wa Yerika Korali Jehova Jire yararirimbye iravuga ngo ubwo nibwo mwana bwawe. Mu gihe bamwe bari kurira abandi baseka, nibwo bumana bwawe. Nyine uri Imana nyine idahindurwa n'ibihe. Uri Imana ititaye ku izuba ryacanye, uri Imana ititaye ku muntu yaraye ubusa. Mu bumana bwawe nta kintu kijya kigutera ubwoba. Niko Yawe yakuvuze 24 yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose, niki gituma abayizi batamenya iminsi yayo. Uri Imana igena ibihe n'iminsi, nuhabwa icyubahiro. Ndagusabye ngo shyigikira muri iki kiganiro, Mwuka wera w'Imana be muri jewe. Ibi byose mbisenze nizeye izina rya Kristo Yesu, amen. Theo, karame, iyo nkubonye iteka iryo ryose mpita numva ngize inyota kandi nkagira inzara, kubera ko urumugabo. Ariko se reka nkubwire, ntituziranye. Menyana ni kimwe, ariko wenda abantu nabo babimenye ko nawe unankunda. Nakubwiye ko ngukunda. Theo, ndagukunda. Urakoze. Kandi biri seriye, ndagukunda. Urakoze cyane. Hanyuma rero nkuko nari mbikubwiye, nkubonye inyota n'inzara biranyica, kuko uri umugabura mwiza. Urakoze. Uyu munsi ugiye kutugaburira iki? Theo, nari ndi kubabwira ejo icyigisho, nsigaye nkora ikintu cyitwa meditation ku bintu by'Imana. Ntabwo gihubagurika. Hari igihe twabayemo twigisha inyigisho duca hejuru, ntabwo natinya kwibwira abantu. Pastor Ezra Mpyisi we nyakwigendera muzehe wacu, ari hafi gutabaruka, yigeze agaruka rimwe aravuga ngo babajwe n'iminsi yatakaje. Hari igihe natwe twaciyemo, wenda kuri jyewe ntabwo mbishyira muri rusange, umuntu akigisha ariko aca hejuru. Tumeze nka ba bavuzi bavura ariko baca hejuru ikibyimba. Rero ubu kimwe mu bintu shimira Imana yadukoze ku maso, ngiye yamuze ku maso, narahishuriwe iby'ubwiru bw'Imana. Sinkipfa kubwira abantu ijambo ry'Imana uko niboneye. Bisaba ko mfata umwanya nkakora ikintu bita meditation, nkicara nkategura ijambo ry'Imana. Atari ukuvuga ngo nsomye akarongo kamwe muri Bibiliya ngo teza abantu haleluya. Hari ibe twaciyemo, umuntu akaza imbere yawe
uku kumwami Imana izanabara utazi ahantu ibintu biva, abantu bakagendera mu kigare, abantu bakizera gutyo. Tugira abantu nabo bakunda byacitse, batera haleluya, batera y'umurambararo akazitera, abantu bagatahana araherwa yazimirambararo, nyamara wamureba ukabona ntiyakijijwe, ntiyahindutse. hari umusaza umwe aravuze ngo ni akajagari. Yes, ibintu by'akajagari. Rero narahishuriwe, ubu nsigaye saba Imana rwose, Imana inkure mu kajagari kadasobanutse, ukuntu abantu bavuga bakora ivugabutumwa ariko ugasanga ibyo bavuze ukabishaka ukabibura. Umuntu akaza imbere ya kamera, ronda abonye ari kuvuga ngo nimushaka musubizeyo, arititiza my friend, ngo topasi. Ibi ni ibiki my friend? Ibintu by'akajagari mu murimo w'Imana, mu ivugabutumwa. Ibi nimba rwose hari n'undi muntu ukibikora, niyige gufata Bibiliya agende asome, aho Imana umwanya, Imana izamuhishurira n'uburyo akwiye kwigishamo. Muri ubwo buryo rero nshuti yanjye, ntabwo navuga ngo hari icyo ndusha abandi, ndi umugaragu w'Imana. Simvuga nanone ngo ndi umugaragu w'imburamumaro, kuko gifite umumaro, ndi uw'agaciro mu maso y'Imana. Hari igihe umuntu yigeze gusenga ngo Mwami Yesu, ngo turagushimiye, ngo dusengeye gahunda na porogaramu, kandi byose ni kimwe. Gahunda n'ubundi niyo porogaramu, gahunda na porogaramu, uturinde satani, uturinde satani na sitaniya. My friend, usanga abantu kandi abantu bakabyumva bakajya mu isengesho. Mu yandi magambo, ntabwo shitani na shitaniya babaho. Uranyumva neza? Ngo dusengeye gahunda na porogaramu. Imana iduha ubwenge mu by'Imana, iduha gushishoza, iduhe kumenya ibi bihe aho bigeze. Yesu isengesho yatwigishije ajya kugenda yaravuze ngo Data wa twese uri mu ijuru, ngo mujye musenga, mujye muvuga iryo jambo, ngo iryo sengesho plutôt, ngo Data wa twese uri he, uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Ubundi iri niyo ryo tangiriro ryo gusenga, ibindi byose bikaza ari accessoire, ugatangira ukabeginga, ugasaba Imana, ariko wabanje Data wa twese. So mu yandi magambo, ndashimira Imana ko Imana hari icyo yunguye mu bwonko bwanjye, ya mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bwa spirituel, mu buryo bw'umwuka. Yego. Icyo rero warumbajije ngo nabatekeye ni iki? Wadutekeye iki? Ngira cyane ko Bigerezo TV, abakunzi banjye Bigerezo TV bajye banabimenya. Hari icyo Umwuka Wera yampishuriye cyitwa igaburo ry'umunsi. Uyu munsi icyo Imana yashyize ku mutima, aricyo waruntambajijeho, igaburo ry'umunsi numva nshaka ko tusangira n'abera b'Imana mwese, yaba ari abari muri Amerika, ari abari muri Australia, Asia, Oceania, ndetse imigabane yose igiye yo ku isi, by'umwihariko Abanyarwanda bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, babwire ngo mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, hanyuma dusangire ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya Mose cyitwa Itangiriro, igice cyaho cya 21 umurongo wa 14. Itangiriro 21 umurongo waho wa 14. Haranditswe ngo Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda. Avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Ya mvumba ishiramwo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuha intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Hanyuma Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu ahari. Haguruka, byutsa umuhungu umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza. Aha niho nashatse cyane, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi. Aba mu butayu bw'Iparani. Nyina amusabira umunyegiputakazi. Imana nishima. Nyemerera twongereho n'aya gitabo cy'Abacamanza, igice cyaho cya 15 umurongo wa 18. Agwa umwuma cyane,
atakambira Uwiteka aramubwira ati wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica ngwe mu maboko y'abatakebwe. Ariko Imana ifukura iriba i Lehi, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa, umutima usubira mu nda, arahembuka. Nicyo cyatumye hahimbwa Eni Hakori, hari i Lehi na bugingo n'ubu. Imana nishimwe. Nkundira tuganire amagambo atari menshi kandi nanone atari makeya. Ndashaka kubaganiriza amagambo numva yuzuye umutima wanjye, Mwuka Wera yashyize mu mutima kugira ngo nze kuyasangira namwe. Nahaye intego ivuga ngo Imana iturinde gushirirwa. Imana iturinde gushirirwa. Ndashaka kuza kubabwira ibintu bitanu biranga abantu bashiriwe. Ushobora kwibaza ngo gushirirwa ni iki? Ese umuntu ushirirwa ni muntu kitewo? Nawe ushobora kwibaza icyo kibazo. Ariko reka nkubwire ko hashirirwa umuntu n'ubundi wari ufite. Ntabwo ushobora kumbwira ngo warashiriwe n'ubundi nta kintu wari ufite. Hashirirwa umuntu wagize icyo ahorana. Ntabwo umuntu udafite yavuga ngo n'ubundi jyewe narashiriwe. Oya. Buriya niyo mpamvu rimwe na rimwe abantu bavuga ngo abahanuzi baravangiwe. Ubundi havangirwa umuhanuzi n'ubundi yari afite ubuhanuzi nyine. Hari abantu bajya batebye ariko njye ntabwo mbyemera. Ntabwo umuntu umuhanuzi nyawavangirwa. Oya. Uba ugomba gukomeza kuba imbere y'Imana kubw'ubuhanuzi bw'Imana yagushyizemo, ukirinda ko buvangirwa. Buriya umuhanuzi wavangiwe aba atabaye maso, kuko umuhanuzi nyawe aririnda muri byose, akabera maso icyo kibitsanyo cyitwa ubuhanuzi Imana yamushyizemo. Ikimenyetso cy'uko yashiriwe. Yego, kimwe mu bintu nabyo bishobora kuranga umuhanuzi washiriwe aravangirwa. Ntushobora kumbwira ngo umuhanuzi nyawe ngo aravangirwa. Avangirwa ati? Avangirwa ate kandi Imana ubwo mu yandi magambo abavuze ko ibyo Imana imuhaye birimo akajagari. Oya, ntabwo umuhanuzi nyawe agomba gushirirwa cyangwa se kuvangirwa. Ndagira tuganire ijambo rivuze ngo Imana yera iturinde gushirirwa. Umuntu ushirirwa ninde? Ni wari ufite icyo afite hanyuma akaza kubura kuba maso. Iyo abuze kubura kuba maso, bya bindi yari afite agarukwaho n'ijambo rivuga ngo uzirinde gusaba uwo wimye. Mu yandi magambo, iyo wari umukire ntube maso ngo urinde ubukire bwawe, bwa bukire buragenda bukayoyoka, ukagarukwaho n'ijambo ryitwa gushirirwa. Hari mwene data n'inshuti yanjye yigeze kuduha inkuru y'umuntu bari baturanye witwaga ngo Gasamagera. Gasamagera ngo yari umugabo w'Ibutare. Nizere ko munkurikiye mu nyumva. Uyu mugabo Gasamagera ngo yari umukire kugeza ku rwego yafashe isuka arayibika. Aravuga ati ye Gasamagera, sinzongera guhinga, ibyo nahinze birahagije. Ndumva ndi umukire, narahinze ndi umukungujumba, nta kibazo mfite. Uwo muntu ni yari umukire. Yego. Ariko yibagiwe kimwe, hari icyo bita gukira ukibagirwa gukinga. Abakristo benshi barakijijwe ariko bibagirwa ikintu bita protection, kurinda agakiza. Iyo wibagiwe kurinda agakiza rero umukirisitu, umwanzi araza akakwiba kimwe witaga agakiza, ukagira ngo uracyafite agakiza ariko karagiye. Ntabwo nyumvishije. Iyo wibagiwe kurinda icyo bita agakiza, ukabera amaso agakiza, ukirinda ibyaha ku buryo agakiza kataza kwangizwa n'ibyaha, icyo gihe nta kindi kikubaho. Satani araza akakwiba, ukajya ugira ngo uracyari umukirisitu kandi agakiza karagiye. Gasamagera rero aravuga ngo ndi umukire, ndatunze, nta kibazo, narahinze, nta kibazo, imyaka ndayifite. Kandi koko yari umukire. Ngo yari umukire ku rwego yahamagaje inama cyangwa inteko y'abaturage. Aravuga ngo ugiye Gasamagera, sinzongera guhinga umwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Jyewe ndi umukire, ibyo nahinze birahagije, ngiye guhamba isuka. Atekesha ibyo kurya, ngo yica ikimasa, agaburira abantu ngo baririra. Bamaze kurya avuga ijambo ngo rero ngo nta kindi nabatumirije, kuko ari kugira ngo mbabwire ko nakize, ngo n'ikimenyetso kigaragaza ko nakize, ntabwo nzongera gutaba amaguru yanjye, ngiye guhamba isuka. Unyumvire, kimwe mu bintu bigaragaza umuntu washiriwe, yibagirwa aho yavuye.
nacyo wenda turaza kucyongera ku bindi, ariko kwibagirwa komansoma intangiriro yawe cyangwa se at the beginning of your life, uba warangiye, waryo ubuzima bwawe bwarangiye iyo wibagiwe uko watangiye mu buzima bwawe, aho wavuye, ugatangira kumva ko hari aho ugeze, burya biba bigaragara ko uri kugenda ushirirwa. Reka rero Gasamagera agaburira abantu barye binywere, afata isuka n'ubwenge buke, navuga ko ari ubwenge bukeya, ashyingura isuka. Bundi abanyarwanda aho bari n'abari mu mahanga bankurikira banyumve, umuco nyarwanda, umunyarwanda atungwa n'isuka. N'abicaye muri biro yaba abaminisitiri emwe na perezida wacu, burya ibyo twese dushyira mu nda isuka ni fondasiyo y'ubuzima. Isuka ni fondasiyo y'ubuzima. Ni na mpamvu mu minsi ishize hari ikintu kigeze kuba muri minisiteri y'ubuhinzi, minisitiri umwe, nimba ndabyibuka neza mu makuru cyangwa se mu bintu byanaciye kuri social media, aho abaturage nimba bari abanyamasheke b'Icyangugu bahinze umuceri mwinshi urangije ubura isoko. Muzehe wacu abaza minisitiri w'ubuhinzi, habaye iki? Kuki abaturage bavunitse? Umva ijambo yababajije, kuki abaturage bavunitse ntimuha agaciro imvune bavunitse, ntimushaka amasoko yo kugira ngo wa muturage nawe wavunitse ahinga? Ubundi impamvu mvuze ibi bintu ni ukugira ngo mbabwire ko isuka ifite akamaro mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ku isi yose. Burya ubuhinzi niyo fondasiyo y'ubuzima bwacu, inyoko umuntu wese abeshwaho n'isuka. Gasamagera rero wenda yahaye agaciro icyo bita isuka, yaravuze ngo ndakize, ndatunze, ndatunganiwe, reka mpambe isuka, nta n'isoni afite, arayishyingura, abandi barira barataha. Reka rero Gasamagera igihe kizagera, ibyo yakoreye koko umwaka wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, uwa gatatu Gasamagera bya bindi bigenda bishira, atangira gushirirwa. Nkurikira unyumve papa, tewo nkurikira wumve, bya bindi yavunikiye, bya bindi yaruhiye bitangira kugenda bishira, ariko nkwibutse ko ari kubirya hadasubiraho. Ntabwo nyumvishije, ari kugenda atakaza imbaraga. Hari umugabo wambabaje cyane witwa Samusoni muri Bibiliya, yari umunyembaraga my friend. Yego, Samusoni yari umuntu udasanzwe, ariko ngo agenda atakaza imbaraga. Twamusomye muri Bibiliya, icyo kinyarwanda nkoresheje ntabwo nzi nimba abantu bacyumvise. Twamusomye muri Bibiliya, twasomye inkuru ze muri Bibiliya, ngo twamusomyeho n'amafanta cyangwa se amazi. Nihangane ikinyarwanda kiragora, ariko ntacyo, nta cyankoze. Twamusomye muri Bibiliya, aho Samusoni yari umunyembaraga kugeza ku rwego yafashe Abafilisiti 1000 arabica, abicisha urwasa rw'indogobe. Niho Bibiliya ivuze ngo Samusoni ngo agwe umwuma. Abacamanza igice cyaho cya 15:18 ngo amaze kwica Abafilisiti 1000 ngo ahita agwa umwuma. Imana ngo ibonye kugwa umwuma kwa Samusoni, yibuka ko ari umunyembaraga, imutiza izindi mbaraga, ariko izimutiza ikoresheje iriba, ngo imufukurire iriba. Yego, ndaza kuhasoreza, Imana iza kumfasha nzibuke. Ndabizi neza ko Mwuka Wera w'Imana namusabye araza kunshyigikira. Imana nishimwe. Tewo uzi ko uyu Gasamagera byaze kurangira kubera kurangara, yaje gukena, birangira avuze ngo aho kugira ngo sohorweho n'ijambo rivuga ngo uzirinde gusaba wowe wimye, donc ugasigara usaba umuntu wimye uvuga ko uri umukire, ariko ukarangara, ntube maso, nturinde bya bindi witwa ko ari ubukire. Aravuga ngo nta kindi nakora. Gasamagera ngo yishyira mu mugozi ariyahura. Yaravuga ko ari umukire. Kubera iki yiyahuye? Yarashiriwe kugeza ku kigero n'ibyo yakoreye byose birashira. Abonye ko nta kindi akimaze, nta kindi asigaranye, yishyira mu mugozi ariyahura. Bene data, iki ni icyigisho gikomeye cyane. Irinde, Imana igurinde gushirirwa. Ese Theo, birashoboka ko umuntu w'umurokore yashirirwa? None se umurokore w'iki gihe ninde murokore uruta Samusoni? Ninde murokore uruta Dawidi? Dawidi yarashiriwe kugeza ku rwego aba ari mu gikingi cye. Kimwe mu bintu bigaragaza umuntu washiriwe, areba ibitamureba, ajya kureba ibitamureba. Dawidi ngo arangije ngo ajya kureba muka Uriya aho ari kwiyuhagira.
umugabo washiriwe niyo yabona umupasiteri yarashiriwe ararunguruka akajya kurunguruka abagore b'abandi akajya gusambanya abandi bana b'abandi. nta mugabo wundi ugifite ibintu by'Imana ukwiye amaso yo kuyirwa areba abakobwa bo hirya no hino cyangwa ngo areba ngo amabuno y'abagore bari kwigendera hanze abona ubwiza bw'abagore yirirwa abareba gutya. kimwe mu bintu bigaragaza umuntu washiriwe mu yandi magambo reka tubivuge muri iyi mvugo abaheheta gutya amaso ye atari hamwe ntabwo anyurwa mu mvugo nziza. nizere ko unyumvishije. ndakumva neza. abarakore barashiriwe benshi barashiriwe. reka mbwire ukuntu bashiriwe. ubu rero iyo uvuze ngo abarokore barashiriwe ubu watuma nkubaza nti ni nk'ibihe bimenyetso cyangwa se ni nk'iki cyerekana ko abarokore bashiriwe? reka nihute ndahita njya mu bintu bitanu bigaragaza umurokore washiriwe cyangwa se abantu bashiriwe. yego, kuko abantu bose nituvuga abarokore ntabwo tuvuga itorero rya ADEPR. nkurikira unyumva. oya ni abarokore muri rusange. niyo mpamvu nabwiye ngo Imana mpishuriye ubwenge. umurokore witwa umurokore wese ubundi umurokore ni iki? ni ijambo umurokore riva ku nshinga ryitwa kurokoka. kurokoka ni iki? cyangwa gukira. no, impamvu gukira ni kwa kundi abantu babiri barwanye umwe agakizwa n'inyuzi. ibyo ni context yindi. ntacyo tugenda. umurokore bikomoka ku nshinga yitwa kurokoka. kurokoka nabyo bikagira n'isano n'ijambo ryitwa gucika ku icumu. gucika ku icumu ni iki? ni ukuba hari umugambi wo kukwera imina kukwica ugavaho ukagira umugisha ukaza gucika kuri iryo cumu ugasigara uri wenyine. umurikiro nyumva. umva ukuntu Bibiliya tubisanishe n'ijambo ry'Imana. Kristo yaje ari incungu yacu. yego, aje kuducungura kuko ibyacu byari byarangiye. ubwo Adamu wa mbere yacumuraga habura waza gucungura umwana w'umuntu kuko Imana yari amaze gufata icyemezo mu Itangiriro 13:6 yaravuze ngo maze kubona ko abantu bamaze kuba babi yicuza icyatumye irema umwana w'umuntu ishaka kurimbura isi. nta wundi rero ugombaga kuducungura. Yesu yaje ari incungu yacu. araza aravuka, amaze kuvuka arapfa. ngo ari gupfa, amaze gupfa atanze ku musaraba. hari ikintu Yesu yakoze. yamanutse ikuzimu ngo yari yarabibwiye abigishwa ko ashobora gusenya urusengero umunsi umwe akarwubaka mu minsi 3. ibi byaravangwa azapfa umunsi umwe, mu minsi 3 azazuka. ntabwo rero Yesu yapfuye ngo birangiriraho. ndashimira Yesu uhora mu kazi. Mana ishimwe. Yesu yaravutse arakura, amaze gukura akora umurimo w'Imana, ariko agera igihe cyo gupfa. misiyo Yesu ntabwo yaferinze. reka nkubwire ukuntu ataferinze. yageze ku musaraba i Nyabihanga ngo hari ku isaha ya 9 ngo umwuka urashira, ngo amaze gupfa, ngo arangije ngo amanuke kuzimu, ngo ahita ajya kurwana na Satani. umunsi wa mbere arwana na Satani, umunsi wa kabiri arwana na Satani. nibutse abantu ko hari imyuka y'abera ntashaka kuvuga. Satani yari yarafashe arakingiranye, bari baragiye bapfa bamanukira ahantu bita Ishiwori. Satani yarafashe imfunguzo zabo, yarafashe urufunguzo rw'abantu bari Ishiwori, ararubana yanga kururekura, aravuga ngo abanarabishe byararangiye. yirengagiza ko Kristo azaza, yirengagiza ko tuzabona umucunguzi. haleluya. Yesu ngo aramanuka arwana na Satani, ngo mwambura imfunguzo. aho navuze ngo twese ducika ku icumu rya Satani yagombaga kuturangiza, ariko ngo Yesu ngo arangize kumwambura urufunguzo, ngo ahita akingura ibituro by'abera. Pawulo ahita yandika iki? ahita yandikira Abefeso igice cya 2 umurongo wa 2, ahita avuga ngo namwe yarabazuye abari bapfuye. haleluya. kirage nubwo twari ducitse ku icumu rya Satani. unyumve neza abanyarwanda, twacitse ku icumu. aha ni itorero ry'abera ryazamukiye. Pawulo aravuga ngo namwe yarabazuye, yabakuyeho urupfu, yabakuye mu rupfu. abanyarwanda natwe twacitse ku icumu, twari turangiye. iyo Yesu atamanuka byari byarangiye. nuko inkotanyi zahahaye
nyumve neza sindi umunyepolitike ariko dufite ubuzima kubera inkotanyi twabonye incungu aka kantu mvuze ntabwo kumvishije natwe twabonye incungu haleluya inkotanyi zatabaye kare ntabwo zacererewe imana ibaha umugisha abakozi b'imana haleluya imana yaraje ikoresha abakozi b'imana natwe abanyarwanda imana iradufasha ubu dufite ubuzima turi mu gihugu cy'amata n'ubuki munyumve neza Pawulo aravuga ngo namwe yarabazuye mwari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro natwe rero ndashimira Kristo haleluya haleluya twacitse ku icumu rya Satani twagombaga kurangira ibyasu byari byarangiye Yesu arazuka itorero ngo ahita riterura haleluya ngo ahita ryicazanya na Kristo mu yandi magambo hanice ntabwo ariho nicaye giye tewo je ntabwo mpari ntabwo mpari hanice si mpari haleluya yewe nicaranye na Kristo mu buryo bw'umwuka tugaragara nk'abatari ariko turi bazima tugaragara nk'abagiye gupfa ariko turi bazima tewo kugira ngo ntengera mu mwuka cyane nkundira garuka ku bintu bitanu umurikiro unyumve biranga umuntu washiriwe yego haleluya Bibiliya ivuze iki itangiriro 21 umurongo wa 14 uyu izi ni inkuru za Aburahamu n'umugore wa Sara ndetse n'umugore wa kabiri witwa Hagari ndetse n'abana be babiri uwa mbere witwa umwana wa mbere wa Aburahamu uziko yitwa Ishimayeli kuki Ishimayeli yavutse atari mu isezerano akaba umwana w'imfura ya mbere ya Aburahamu ni Ishimayeli wa kabiri w'isezerano ni no bita Isaka hanyuma nkurikira unyumva Isaka yaje mu gihe cy'isezerano ry'Imana igihe cy'Imana kigeze nibutse abantu ko hagati y'aho Imana yavugiriye Aburahamu na Sara ko azabyara umwe yari afite imyaka 90 undi afite imyaka 75 nkundira unyumve ndakumva cyane Sara yabyaye afite imyaka 100 hagati y'aho Imana ivugiye harimo periode y'imyaka 25 iyi periode y'imyaka 25 n'isezerano ry'Imana risohoreye abarokore benshi bagira intege nkeya bakarambirwa bagashirirwa bakibagirwa ko ari Imana itinda cyangwa ikabanguka ntabwo nyumvishije n'Imana ishobora gutinda cyangwa ikabanguka nibwo bumana bwa haleluya ishobora gutinda cyangwa ikabanguka ishobora kubikora mu gitondo cyangwa ikabikora nimugoroba ishobora kubikora ishaka cyangwa ikabyihorera nibwo bumana bwayo ishobora kugukiza cyangwa ntigukize niko umugabo bita Sadraka Meshake na Abedinego bavuze babwiye umwami Nebukadineza baramubwira ngo Imana yacu yadukiza cyangwa ntidukize twebwe nta mpamvu yatuma tugusubiza iryo jambo nidukiza cyangwa ntidukize tuzapfa tunakiyiringiye yego mu bumana bw'Imana ishobora kugukiza cyangwa ntigukize icyo ugomba ni ukuyiringira sifa kwa Mungu amen haleluya Aburahamu rero abyara umwana bita Ishimayeli amubyara ku muja we yari yasabwe n'umugore we w'isezerano witwa Sara aramubwira ngo nabone igihe cy'Imana gitinze mfatira umwana w'umukobwa umuja Hagari umunterera inda noneho rero iyo umugore yahaye uburenganzira umugabo ntabwo aba yamuciye inyuma baba babyumvikanyeho mu yandi magambo Sara yananiwujwe n'ubuhanuzi Imana yari yamuhaye hajya ubuhanuzi butunaniza wabona butinze uvuga ngo reka nijyane Imana ikubwiye ko uzakubakira urugo igihe kiratinda cy'Imana kubera iki Imana itinda mbisubiremo nibwo bumana bwa haleluya amen ngo ibi mubwira afite imyaka 75 ariko isezerano ry'Imana riza afite imyaka 100 harimo igihe kingana n'imyaka 25 muri iyo myaka 25 rero hari abanga kwihanga yego kwihangana bikabananira Yakobo yarabivuze igice cya 5:7 yaravuze ngo bene data mwihangane mugeze umwami Yesu azaze ngo dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka irindira yihanganye ngo ategereje imvura y'itumba n'iy'umuhindo ngo ahizagwe ngo niko namwe mugomba kwihangana ngo mwikomeze imitima kuko kugaruka k'umwami Yesu kubegere ariko barokore benshi bananiwe kwihanganira igihe hanyuma Matayo yabihanura gute igice cya 25 ahari abakobwa batanu bapfu abandi ari abanyabwenge abari abanyabwenge baryamye basinzirana amatabaza ariko abapfu nta matabaza basinziranye hanyuma ngo umukwe atinze kwihangana birabananira ngo barahunikira bose kwihangana birabananira ngo umukwe atinze babonye umukwe atinze iri ni ryo jambo shaka kukubwira mwene data umukwe atinze kugutabara wiranga wishirirwa komeza imbaraga
muko atinze ntabwo bivuze ngo ugiye gusambana, muko atinze ntabwo bivuze ngo ugiye kwiba, ntabwo kubera ko muko atinze kuza gutabara ntabwo ugomba gukora ibyo wishakiye. Umuko atinze, haleluya, uba ukwiye kuba maso. Imana nishimwe, ndafashijwe te. Umuko atinze mwene da uzongere untumire. Yego. Hanyuma ngo Aburahamu rero ndagira ngo dusoze bya bintu bitanu bigaragaza umurokore. Ntabwo nabyiruye bigaragaza umurokore cyangwa se umuntu wese washimye. Nakubwiye ko umurokore wese ni umuntu wese wacitse ku icumu rya Satani. Twese, yaba umudivantiste, yaba umukatolika, yaba umwangirikani, yaba umwadeperi, yaba emwe n'abari abasilamu, abo bita abasilamu nkundira unyumve, nabo umwami Yesu yarabapfiriye. Nabo ni abana b'Imana. Ntazagira umuntu ukubeshya. Abasilamu nabo buriya nabo harimo umugi. Ntabwo abasilamu barwanya Yesu, oya, munyumve neza. Imyizerere yabo buri muntu wese mu itorero arimo abo wejejwe muri ryo. Nabo mu basilamu harimo nabo bizera ijuru. Ijuru bararyizera kandi twese icyo dumaranira, yabo wariye n'utariye, ufite inzu utayifite, ufite imodoka n'utayifite, icyifuzo nyamukuru twese tugira nicyo kuzabona ubwami bw'Imana, nicyo kuzajya mu ijuru. Rero icyo nshatse kuvuga ni iki, nongere mbisubiremo. Yesu yaratuzuye twese abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro, ducika ku icumu rya Satani, aho rero akingiranya abera b'Imana na izina umurokore ryavuye, twitwa abarokore, abarokotse. Yego. Uranyumvishije noneho abarokotse ku icumu rya Satani, ubu turaba Kristo, turabana b'Imana. Imana nihimbaza. Amen. Haleluya. Amen. Aburahamu rero niba ushaka ko usoreza tugasenga, ndabizi ko abantu bankurikiye birashoboka ko wenda hari uburyo abantu bakunda ibintu bitandukanye, ariko jewe ibintu nuko Imana yampamagaye. Haleluya. Amen. Imana yarampamagaye ngo nyivugire kandi mbwize abantu kuri. Aburahamu rero ngo ikintu yakoze, yaje gutera inda Hagari. Hagari abyara Ishimayeli. Hashize iminsi Isaka aravuka. Hanyuma ngo mu gihe cyo gucutsa Isaka, ngo bita Hagari na Ishimayeli ngo baseka Sara, ngo bari mu birori baramuseka. Ngo Sara arababara, ngo akimara kubabara ijwi ry'Imana ribwira Aburahamu, riramubwira ngo icyo Sara kubwira ugikore. Sara ahita abwira umugabo, aramubwira ngo ndashaka ko Hagari n'umwana we birukana mu rugo. Ngo arabirukana mu gitondo, ngo abatekerera icyo bita imvumba. Imvumba wenda harimo abantu ba generasiyo y'iki gihe benshi batazi imvumba icyo ari cyo. Imvumba tuvuge nk'impamba, cyangwa se tuvuge nk'agacuma karimo amazi, tubyite gutyo. Cyangwa se fata porte manje, shyiramo ibyo kurya, nurangiza ufate n'akajerekani ka ji. Mu Kinyarwanda tubyita imvumba. Ubu ni gorute. Yes, nka gorute. Uha mwana bati jya ku ishuri, iyo ni imvumba. Ariko ubundi imvumba sindi uwa kera nanone, ariko sindi umwana. Imvumba yabaga ngo ikozwe mu ruhu. Noneho ngo bakayisukamo amazi cyangwa se inzoga, simbizi, je sais pas. Kimwe Bibiliya ivuga iravuga ngo bayishyizemo ngo amazi, ngo imvumba ngo y'uruhu, ngo ayishyuzuzamo amazi. Ngo amaze kuyuzuzamo amazi, Aburahamu ndashimira Imana ko atamusenze gusa, atamwira gusenda n'iki. Abantu batumva Ikinyarwanda, gusenda no kwirukana. Bibiliya ivuga ngo wa mugabo uramenya utazasenda umugore wa. Gusenda no kwirukana umugore, ariko umugabo wundi usenda umugore we, Imana ijya imugirira imbabazi, kuko kwirukana umugore si byiza. Hanyuma ngo aramusenda, ngo arangije uyu mugore bita Hagari n'umwana w'Ishimayeli ngo bazerera mu butayu bw'i Berisheba, ngo bahamara igihe kirekire bazerera, ngo yamvumba nayishira mw'amazi. Barashirirwa pe, barashirirwa mwene da. Bamaze gushirirwa birabayobera, babura icyo kurya, babura icyo kunywa. Bamaze gushirirwa nibwo nyina w'umwana wo bita Hagari yahise afata umwana aramujugunya. Kimwe mu bintu biranga umumama washiriwe, afata umwana akajugunya, yihakana umwana. Umugabo washiriwe yihakana umugore we, umugore washiriwe yihakana umugabo we, aravuga ati ntabwo kigezweho, ntabwo tugeze kuri standard, aramwihakana. Buri kintu nyuma ngo atangira kwihakana umwana, ngo aramujugunya. Ngo amaze kumujugunya, ngo Imana yo kabyara. Ndashimira Imana, aho abantu bakujugunya n'Imana igusara, abantu bagutaye n'Imana igusara, abantu bakwanye nibwo Imana igusanze aho bakwanye. Ngo Imana iramanuka, ngo ibwira ngo uwo bita Ishimayeli, iramubwira ngo nuko bakujugunye nibyo mwarashiriwe, ariko Imana igaruye amahirwe ya kabiri. Haleluya. Warashiriwe, imvumba yashizemo amazi, ariko Imana igaruye amahirwe ya kabiri. Hari ikintu ngomba kugukorera, ngo Imana ifukurire
ndafashijwe, Imana Imana ishimwe, nishimwe, Imana ishimwe, ngo Imana Imana ifukurire ishimwe. imbere y'uwo muhungu, ngo ijwi ry'Imana risanga Hagari, iramubwira ngo Hagari we niki habaye iki? Ako ka mwanya ngo Imana amubwira ngo fata umwana mu maboko, ngo nurangiza ufate ya mvumbi irimo amazi y'uruhu, ngo uvoma amazi, ngo amazi aradudubiza aravoma, ngo ayaramiza umuhungu we. Ako ka mwanya ngo imbaraga ziraza, Imana ikongerera imbaraga. Birashoboka ko washiriwe, ariko Imana ikongerera imbaraga. Imana ihimbazwe. Tego abarokore benshi bagiye bashirirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abera b'Imana bagiye bashirirwa, ariko Satani nubwo yatumye ushirirwa, hari amahirwe ya kabiri Imana izanye. Imana yavuze ngo akira amahirwe ya kabiri. Nimba warashiriwe, njye kukubwira ibintu bitanu bigaragaza umuntu washiriwe, nusanga urimo usaba Imana ikuha andi mahirwe ya kabiri. Njyewe ndakwifurije Imana iguha amahirwe ya kabiri, nubwo washiriwe Imana igarura andi mahirwe ya kabiri. Tewo ikibazo cyawe reka gisubize, dufate n'umwanya wo gusenga. Abarokore bashiriwe, abari bafite ubutunzi ari abakire bagashirirwa, reka mbabwire ibintu bigaragaza umuntu washiriwe, hanyuma dufate akanya ko gusenga, twinginga Imana. Nusanga nawe mu bantu bashiriwe urimo, usaba Imana igufashe. Icya mbere, haleluya, amen. ibintu bitanu biranga umuntu washiriwe. Icya mbere, akenshi asabiriza amasengesho. Ako kantu menya utarukazi. Nubona umurokore ageze mu gihe akajya kubwira alo, ntiza telefone, reka nifashe telefone, alo Samu, amakuru y'iminsi, sha Samu, sha abadayimoni banteye, mbabarira usengere byakomeye. Umurokore ugeze mu gihe cyo kutamenya gusenga ngo yirukane imbaraga z'abadayimoni, kimwe mu bintu biranga umuntu washiriwe asabiriza amasengesho. Aro Mama Divi, icyango gusema umeze gute? Yewe bimeze nabi, usengere. My friend, irinde. Nimba ugeze ku rwego rwo kwirirwa ubwira abarokore ngo bene nsonga gusengere, umva uko Bibiri ivuga. Iravuga ngo Kristo amaze gutanga umwanda warahe. Haleluya, watabutsemo kabiri. Bisobanurwa ngo buri muntu wese yigerereyo. Irinde. Icya kabiri kigaragaza umuntu washiriwe, nta bihe byiza yiyumvamo. Mu yandi magambo, ntakunda kugirana ubusabane n'Imana. Muri we ntabwo yiyumvamo ibihe byiza, agenda yarakakaye yarumye, ntakumva umwuka w'Imana burimo, ntakumva zaburi n'ibihimbano by'umwuka, aba yumva nyine byararangiye, yarameze nk'urukwi rwumye, nta bihe byiza yiyumvamo. Icya gatatu, ntabwo yemera imvugo y'Imana. Imana ivuze ntabyumva. Uyu muhanuzi Imana imukoresheje ntabwo yumva ko ari Imana ivuze, ahita atangira agakora imibare. Ese Imana ivuga gute? Imana ikora ite? Ivuga gute? Ntabwo yemera imvugo y'Imana, cyangwa ntiyemera ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibivuzwe byose arabipinga. Abahapinga bahanuza ko apinga n'ijambo ry'Imana. N'ibya mbere ntibyasohoye. Mu yandi magambo, ntabwo yezera ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icya kane kigaragaza umuntu washiriwe, ntiyemera abandi. Ntabwo yemera abandi. Usanga inshuro nyinshi abapinga, uriya Sesitewo, ahora mu ijambo rimwe. Uriya Sesitewo uhera mu ijambo rimwe. Sesitewo se tuzi bagiye kutwihanisha nta kindi. Uriya agiye kutwihanisha. Uriya se aratubwira iki? Noneho rero waba uri umukene wenda nkanjye, ndetse ko nakennye ko mfite Kristo, utaragera ku rwego rw'abakire, usanga rimwe na rimwe baba banagupingira icyo kubera ubuzima uhagazemo. Nkurikira unyumva. Yego, icyo mvuze ndakizi yewe. Hari igihe ubuzima umuntu ahagazemo, niyo yaba ari mu mwuka akajana abandi batabubona ko arimo Imana, ntibabone Imana iri muri bo, ntibabone Imana murimo, bakabona ubukene bumuri. Ariko umukire ufite ubukire ntibabona ubukire afite, ahubwo babona Imana imurimo, bakagira ngo ni Imana imurimo kandi ari ubukire bibona. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, ntajya yemera abandi ko ari abakozi b'Imana, usanga inshuro nyinshi apinga. Icya gatanu, ntakunda kwegera ameza y'umwami. Umuntu washiriwe ntajya akunda ameza y'umwami. Iyo batangaje ngo kwa gatanu cyangwa ku cyumweru ni igaburo, usanga ibintu byo gukunda ameza y'umwami, reka rwose igaburo ry'umwami usanga utabimukoza. No guterana kwera nabikunda. Tewo
ibi bintu uko ari bitanu abantu babikurikire barebe. Nimba uheruka kujya ku meza y'umwami nturashirirwa rwose pe. Gukunda ameza y'umwami ni isezerano Imana dusigiye, ndetse ni n'umurage udasanzwe, ni n'itegeko Yesu yatubwiye ngo mujye mubikora gutya munyibuka. Ariko umurokore washiriwe usanga igaburo ry'umwami atarikozwa. Kurya umubiri wa Kristo no kunywa amaraso ya Kristo usanga yarabyibagiwe, yaranamutse, nta bihe byiza bimubamo. Haleluya, amen. usanga pinga mwigisha ahagarara ku ruhimbi ngo reba we ngo ka nigeze kujya kwigisha ahantu hamwe, ntashatse kuvuga, nari mutoya narabyibuha. Ubu Theo ubona Imana itaragize ikikora, nshobora kuba narabyibushye simbizi. Uyu warabyibushye uko tuziranye. kera byo bundi napfushije madamu twamanye amezi 8 apfa byara. Amaze gupfa nabaye mu buzima bubi, ututwari twaraje. Urumva ubundi igihe kikwita amazina, igihe cyakunanura kikanakubyibushye. Namaze imyaka 4 nyine mbayeho nabi, narananutse. Hari umumama umwe mu iteraniro nari nagiye kwigishamo, yararembye aravuga ngo nimundebere Theo wagira ngo warwaye ryari. Igihe gituma abantu bakora ko warwaye ryari ni inzara ya 17, imwe mu nzara zabaye mu Rwanda. Theo ni ingaruka nzabigisha ikintu cyitwa inzara, nzababwira amoko y'inzara ageze muri 17. Nzababwira amoko y'inzara 17 kandi ubigire vuba kugira ngo nibigisha abantu ikintu cyitwa inzara. Oya ntabwo ari kera. Ndashaka kubwira abantu ko Imana igomba kubarinda inzara. Nzababwira amoko 17 y'inzara. Inzara ya nyuma rero iheruka ejo bundi muri iki gihugu cyacu ni inzara yitwa warwaye ryari. Rero umumama umwe arambwira ngo dore warwaye ryari, ngo reba ngo kunakanura, ngo wagira ngo warwaye ryari, kubera iminsi nari ndimo. Theo ndashimira Imana yahinduye amateka. Namaze imyaka 4 nibana n'uruhinja, Imana irafasha rurakura, nzagenda mbaha n'ubuhamya gatoya. Hanyuma Imana ibonye imyaka 4 ishize narihanganye, Yesu ankorera ubundi bukwe, umfite umugore n'abana 3. Yesu niyakoze. Wari cyo nashinza Yesu. Ubu sinari narashiriwe byari none Imana nikoze igitangaza. Nanjye narashiriwe ntagifashwa, numva nta kintu kineje, ariko mbona amahirwe ya kabiri. Haleluya, mbona amahirwe ya kabiri. Kristo arongera afukura iriba. Bibiliya yavuze iki ku mugabo bita Samusoni? Abacamanza 15 n'ushaka dusoreza. Samusoni ngo yishe Abafilisiti 1000, ngo arangije ngo arananirwa agumwuma, ahita asenga isengesho ry'ubwenge, aravuga ngo mwami wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica ngo mu maboko y'abatake, ngo kukamwanya ngo Imana ifukura iriba, ngo imuha amahirwe ya kabiri, ngo imufukurira ibireyi, ngo amazi aradudubiza, ngo aranywa arahembuka, ngo amaze guhembuka amahirwe ya kabiri araboneka, ngo umutima usubira mu nda. Mama Imana ni guhembura, papa Imana ni guhembura, grafre Imana ni guhembura, torero ry'Imana Imana ibahembure. Mwese mwari munkurikiye kuri Bigerezo TV n'ahandi no kuri channel mwene data, Imana iduhembure. Imana duhembure mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Imana duhembure, barinde gushirirwa. Nimba wari warashiriwe fatikanya nanjye gusenga, wari warashiriwe n'ibyo amasengesho yari yaragiye saa 9 wari ukiyibuka, Satani yaraje aragutwara ibihe byawe, wasiriwe ibihe byawe byo gusenga byaragiye, ibihe byo gusabana n'Imana byaragiye, warashiriwe. Ariko Imana iravuze ngo akira amahirwe. Netalazo dry amahirwe ya kabiri, hetalaze nita wini brinistaya. Haleluya, Imana iravuze ngo akira amahirwe ya kabiri. Akazi kawe karashize, botike yawe yarahombye, akira amahirwe ya kabiri. Bakwirukanye mu kazi, urashirirwa birarangira. Hayaya, wapanze projet yo kubaka inzu, hanyuma inzu yawe igarukira muri lento kubera washira amafaranga ararangira. Imana avuze ngo ashira amahirwe ya kabiri, hanyuma ibyo uri gukora byose bitera imbere. Turagushimiye Rabi, mwami wacu Yesu, nyiri ibihe n'iminsi. Se umwami wacu Yesu, nta mana ihwanye nawe, nta gitare cy'isungwa n'amahanga uretse wowe, nta yindi mana tuboneramo agakiza. Ni wowe Imana ya Isirayeli, Imana twumvishije, Imana twabonye, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Imana tutabwiwe n'abandi, Imana yatwigaragarije muri manifestation dutuye. Twabonye Imana, tubishurirwa ko Imana ari tupwisa, tumenya ko Imana ari omniscient, tumenya ko Imana ari omnipresent. Twagiye tubona Imana yacu. Haleluya, watwiyeretse mu gihe
gigoye, iminsi twaciyemo nk'abanyarwanda wagiye utwiyereka. Hari inzara twaciyemo, hari ibigeragezo twaciyemo, n'ubu nugarura amahirwe ya kabiri wongere utwiyereke. Haleluya. Senge umuntu wese wumvise iri jambo ry'Imana, komeza umugirire neza, Mwuka Wera w'Imana abe kuri we, kandi iki kiganiro kizakundwa n'abantu bawe. Urakoze Mwami, turagushimiye. Icyubahiro, ubutware no gukomera bibi byawe mu izina rya Yesu. Amen. 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 murakoze.